Ese pasiteri ubuhanuzi ni iki? Nabi mu bwinshi ni nabimu. Nabi ni umuhanuzi umwe, nabimu ni abahanuzi benshi. Ubuhanuzi ni inkuru cyangwa ubutumwa bwiza buvuye ku Mana bunyurira mu bakozi bayo kugira ngo bavuge ibihe bizaza bitaraba. Ese umuhanuzi burimo ubwoko bungahe? Ni butatu. Hari ubuhanuzi nk'umuhamagaro. Buriya buhanuzi bwo mu bya Korinto ba mbere icyo cya 12 umurongo waho wabunare kuya kwa 11 ni ubuhanuzi bw'impano bushobora guhabwa n'abapagani. Buriya buhanuzi bwa Nebukadinezari si uko yarabaye umukozi w'Imana, ahubwo ni uko yari inzira y'itumanaho kugira ngo Imana igeze ubutumwa bwayo ku mahanga yose. Uwo ntibamwita umuhanuzi, bamwita bamenya. Ego. Umupagani mugahora akakubwira ibizakubaho kandi bikababyo. Ego. Iyo umupagani muye akakubwira ibizakubaho kandi bikubaho aba ari umuhanuzi, ariko batita umuhanuzi ahubwo bakamwita bamenya. Hari umuhanuzi w'inyoma uhimba kuko azi umuntu. Ego. Nka Hananiya, nka Sedekiya. Ibintu asanzwe abizi, yakoze iperereza arabimenya, none agiye kubihanura. Ntabwo ari Imana yamugendereye, nibyo Yeremiya avuga. Ego. Ahubwo nibyo yahimbishije umutima we, ariko akabazi ko bibaho. Ego. Icyo gihe bamwita umuhanuzi w'umwuga. Ego. Ese ubuhanuzi ni ikimenyetso cyo gukizwa pasite? Guhabwa umwuka bira ni intambwe ya mbere yo gutinya icyaha. Ego. Noneho kubatizwa mu mwuka ikaba intambwe ya kabiri yo guhabwa impano. Ego. Intambwe ya gatatu yo kuyoborwa n'umwuka niza n'imbuto. Ego. Abantu rero benshi bagera ku mpano bataragera ku mbuto, kuba bataragera ku ntambwe ya gatatu. Ego. Yesu arababwira ngo sinigeze kubamenya. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza kandi nimba uri no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, turabasuje kuri Gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko no gusenga uzanesha. Senga. Abari muri Aziya shalom, abari muri Australia shalom, abari muri Amerika ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane w'Iburayi namwe shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pasteur MPAZIBIREGO. Dr. Muraho neza, makuru ki? Ni meza, Imana igumugisha. Turakomeye. Ego. Mwatangira musenga Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbajwize neza, umwanya mwiza, umwanya w'icubahiro gusangiza bene data ijambo ryawe. Mana ishobora byose, ni wowe nyiri ijambo. Reka ijambo ryawe ryemeze imitima y'abaryumva, abari kure n'abari hafi. Reka bizera bakomezwe naryo, reka abatariyizera babashe guhindurwa naryo, kuko waduhaye inshingano yo kugenda mu mahanga yose kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, duhindura abantu bose kuba abigishwa bawe. Amahanga yose twarabihamagariwe, nizo mpamvu iyo twamamaza ubutumwa bwawe no kugira ngo bagereho. Mana ndasabye kugira ngo yoborwe nawe kandi bugire imbaraga zo kwemeza imitima ya benshi, kugira ngo benshi bamenye izina ryawe, icubahiro cawe kiganze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor urakoze, Imana igumugisha. Pastor, hari tugiye kubaza ku bijyanye n'ubuhanuzi. Ese Pastor ubuhanuzi ni iki? Ubundi ubuhanuzi mu ijambo muri dictionnaire ijambo ryitwa nabi. Nabi mu bwinshi ni nabimu. Nabi ni umuhanuzi umwe, nabimu ni abahanuzi benshi. Ubuhanuzi ni inkuru cyangwa ubutumwa bwiza buvuye ku Mana bunyurira mu bakozi bayo kugira ngo bavuge ibihe bizaza bitaraba, kugira ngo abana b'Imana bitegure, cyangwa se bakerekwa ibyashize batariho, batari babaho ariko bihishwe, cyangwa se bagahishurirwa ibiri kuba mu gihe tugezemo ariko abantu batazi, ariko ari ubutumwa bwiza buvaye ku Mana. Nibyo bita nabi. Nabi bisobanura ngo kuvuga ikintu kitaraba, cyangwa cyarabaye udahari, cyangwa kiriho gihishwe abantu batakizi ariko Imana ikakikwereka ukakivuga. Nicyo bita nabi. Urakoze Pastor. Ese umuhanuzi burimo ubwoko bungahe? Ubuhanuzi burimo ubwoko bwinshi, ariko ubw'ingenzi ni butatu.
usomye mu ba Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 hari ubuhanuzi nk'umuhamagaro, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bahamagawe nk'intumwa, abandi bahamagarwa nk'abahanuzi, abandi bahamagarwa nk'abavugabutumwa bwiza, abandi bahamagarwa nk'abungeri n'abigisha, abo bose kugira ngo bafatanyirize no gutunganya ibyo kugabura ijambo ry'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Bisobanura ngo hariya ni ubuhanuzi bw'umuhamagaro. Ariko hari ubuhanuzi bw'impano yisomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo waho wa 8 kugeza kwa 11, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe Imana ibaha ubwenge, abandi Imana ibaha kumenya, abandi ibaha kurondora, abandi ibaha gukora ibitangaza, abandi ibaha gukiza abarwayi, abandi ibaha kwizera, abandi ibaha guhanura, abandi ibaha kuvuga indimi, abandi ibaha gusobanura indimi. Buriya buhanuzi bwo mu bya Korinto ba mbere igice cya 12 umurongo waho wa 8 kugera kwa 11 ni ubuhanuzi bw'impano. Hakaba n'ubuhanuzi bwa gatatu bwitwa inzira y'itumanaho, bushobora guhabwa n'abapagani. Muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 7 haravuga ngo nukuri nta kimana izakora mu bwoko bwahitabanjije kubibegesha abagaragu bayo b'abahanuzi bishwe byayo. Nta kimana ibasha gukora. Iyo bibaye mu nzira y'itumanaho muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 7 n'umupagani ramukoresha. Daniel igice cya 3 umurongo wa 24 na 25 hari aho Nebukadinezari yagiye guhaguruka batereye abasore batatu mu itanura ry'umuriro rw'urumana, ariko yitegereje ijambo ry'Imana avuga ngo abazabagaragu be ngo mbese ntabwo twajugunyemo abantu batatu baboshe ngwigo nyagasani, ngo ariko ndareba abantu 4 kandi bose babohowe, ariko wa 4 ntasa n'abandi ahubwo arasa n'umwana w'Imana. Buriya buhanuzi bwa Nebukadinezari si uko yari abaye umukozi w'Imana, ahubwo ni uko yari inzira y'itumanaho kugira ngo Imana igeze ubutumwa bwayo ku mahanga yose. Iyo rero ubuhanuzi ari inzira y'itumanaho, byanditswe muri Yesaya 30 umurongo wa 10 babyita uwo ntibamwita umuhanuzi, bamwita bamenya. Ego. Umupagani mugahora akakubwira ibizakubaho kandi bikababyo. Ego. Iyo umupagani muye akakubwira ibizakubaho kandi bikubaho aba ari umuhanuzi, ariko batita umuhanuzi ahubwo bakamwita bamenya. Ego. Usomye muri Samuel ya mbere igice cya 9 umurongo wa 9 hari bamenya. Ego. Usomye Yesaya 30 umurongo wa 10 bamwita bamenya. Ego. Uwo bamenya rero murahura akakubwira ibizakubaho kandi atari umukristo. Nta nahasengera. Ego. Niyo nzira yitumanaho. Muri nzira y'itumanaho rero kuko ari inzira 7: kubonekerwa, kurota, kwerekwa, ikimenyetso n'igitangaza, ubuhanuzi, amandiko, noneho guhishurirwa. Kuko ari inzira 7, hariya buriya buhanuzi buri mu inzira z'itumanaho bukora ku bantu bose, ku bakristo burakora no ku bapagani burakora. Ugahora n'umukristo akakubwira ibizakubaho, yaba ari gusenga akabona ibizakubaho, ariko yitwa umuhanuzi we mu nzira y'itumanaho. Ariko iyo bikozwe n'umupagani nka kuri Akuro yavuze muri Ezira igice cya 1 umurongo waho wa 3 havuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu y'Ubuyuda. Ego. Uwiteka yaranyihanangirije kandi kurara umupagani. Ego. Ndetse muri Yesaya 45 umurongo wa 2 kugeza kwa 5 haravuga ngo ibi nibyo Uwiteka Imana Nyiringabo bavuga ku by'umwami Kuro uwo yimikishije amavuta. Ntabwo abaye umukozi umukristo, ntabwo abaye umwizera kuko harakiri muri Ancien Testament, ni umupagani Imana yanyujijemo ubutumwa bwiza, message yo kugera ku bantu gusa. Kuri we ni igikoresho cy'Imana ariko si umwizera. Ego. Icyo gihe babwita ubuhanuzi bw'inzira y'itumanaho. Ego. Hakaba ubuhanuzi bw'umuhamagaro nka kuriya kwa Ezekieli, hakaba ubuhanuzi bw'impano nka kuriya kwa Danieli, hakaba n'ubuhanuzi bw'inzira y'itumanaho. Ego. Nkande icyo gihe nka Amosi. Ego. Ubwo buhanuzi rero bw'inzira y'itumanaho kuko bunyura ku bapagani no ku bakristo, kenshi abantu baje babyitiranya ngo mbese uriya yakoreshwa ari umupagani. Imana ishaka kugeza ubutumwa bwayo ku bantu inyuraho ishaka, kuko Nebukadinezari ni umukarudaya, ntabwo yari umwisirayeli. Yereka umwana w'Imana abayuda bazamubyara bataramubona, nabo birabatangaza. Ubwo rero mu buhanuzi bw'ukuri ni ubwoko butatu.
hakaba n'ubuhanuzi bw'ibinyoma noneho yego bukaba ari ubuhanuzi bwanditswe muri Yeremiya igice cya 23:16 haravuga ngo mwirinde abahanuzi babahanurira bababwira ibyo beretswe kandi bateretswe ahubwo bihimbwe n'imitima yabo. yego ubwo rero hari umuhanuzi w'inyoma uhimba kuko azi umuntu, yego nka Hananiya, nka Sedekiya. Ibintu asanzwe abizi, yakoze iperereza arabimenya, none agiye kubihanura. Ntabwo ari Imana yamugendereye, nibyo Yeremiya avuga, yego ahubwo nibyo yahimbishije umutima we, ariko akaba azi ko bibaho. yego Icyo gihe bamwita umuhanuzi w'umwuga. yego Ni umuhanuzi uvuga ibyo yeretswe atabyeretswe, ahubwo bihimbwe n'umutima we, ariko azabihanurira rimwe na rimwe bigahuza. Bamwita umuhanuzi w'umwuga. Uwo ni mu gice cy'ibinyoma. Urumva mu bukuri hari uw'imuhamagaro, hakaba uw'impano, hakaba uw'inzira y'itumanaho. Ariko none mu binyoma urumva hari n'ab'umwuga, kuko yamenya abantu, arabavugaho ibintu kandi by'ukuri birababaho, ariko kuko abizi atabyeretswe. urakoze pasite. Ese ubuhanuzi ni ikimenyetso cyo gukizwa pasite? Ntabwo ubuhanuzi ari ikimenyetso cyo gukizwa. Ushobora guhanura ukijijwe cyangwa udakijijwe. Iyo ari inzira y'itumanaho twumvise ko binyura no ku bapagani. Umupagani akakubwira ibizakubaho. Iyo bibaye ku bana b'Imana nabyo ntabwo bigendana n'agakiza, kuko n'uwaguye yahanura. Muri Mateyo 7:22 haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe? Yesu ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, mwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Ahangaha rero ni umuntu waba uzi Imana ariko avuye mu byizerwa, ariko kuko Satani atarwanya impano ahubwo arwanya imbuto. Satani icyo ashaka ni ukugira ngo asebye itorero. Abantu bahanura atari bazima batagira imbuto kugira ngo abantu baryange. Nicyo abashaka. Izo mpamvu ntabwo Satani arwanya impano ahubwo arwanya imbuto, kuko imbuto ziza ku ntambwe ya gatatu, ariko impano ziza ku ntambwe ya kabiri. Guhabwa umwuka wera ni intambwe ya mbere yo gutinya icyaha. Noneho kubatizwa mu mwuka wera ikaba intambwe ya kabiri yo guhabwa impano. Intambwe ya gatatu yo kuyoborwa n'umwuka niza n'imbuto. Abantu rero benshi bagera ku mpano bataragera ku mbuto, kuba bataragera ku ntambwe ya gatatu. Yesu arababwira ngo sinigeze kubamenya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ninje muzabibu kuri muri Yohana 15:1 kugeza ku murongo wa 5, na data ni nyirawo uwuhingira. Ishami riguma muri nje ariko ritera imbuto riracibwa rigatabwa mu muriro. Ariko iryera imbuto ijambo ry'Imana rivuga ngo ryaganya amahege yayo kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. Namwe rero mwumvise ijambo ryanje murusheho kwera imbuto. Mugume muri nje, kuko uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Kuvuga ngo uguma muri Yesu ariko akemera na Yesu akaguma muri we, niwe wera imbuto nyinshi. Ariko uguma muri Yesu ntiyemerere Yesu ngo agume muri we, niba abandi bahawe impano ariko banga kuyoborwa n'umwuka wera, agashaka kuzikoresha azitegeka. Ubwo ari muri Yesu kuko nta handi yazikwera muri Yesu. Ariko ko atemera kuyoborwa n'umwuka wera ntabwo yemera ko Yesu amubamo. Kandi iyo yemeye ko Yesu amubamo nibwo akora ibizanye n'ibyera imbuto. Nizo mpamvu rero ahangaha ntabwo agakiza kajana n'impano. Oya, ntabwo bijana n'ubuhanuzi. Agakiza ntikajana n'impano zose. Abantu bakora ibitangaza ari ba expo, abantu bagahanura ari abambuzi, ariko ikintu kigera ku mbuto cyo ni ikintu kitakiri mu mwambuzi, cemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ahangaha rero uyoborwa n'umwuka w'Imana niwe mwana w'Imana, niwe ugera ku rwego rwo kwera imbuto. Nizo mpamvu Yohana yanditse mu gice cya 21 ubutumwa bwiza, umurongo wa 18, Yohana 21:18, aho yavuze ngo nukuri yabwiraga Petero, ni Yesu yamubwiraga. Ukiri umusore warikenyezaga ukaja aho ushaka, ukijana aho ushaka, ariko numara gusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujana aho udashaka. Iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera ntiyongera kuyoborwa n'amarangamutima ye. Iyo rero mu rwego rwo kuyoborwa n'umwuka wera ni rwo rwego rwo kwera imbuto.
nizo mpamvu impano zo zitajyana buri gihe n'agakiza. Ushobora guhanura ukijijwe yego, cyangwa ugahanura waraguye, yego, cyangwa ugahanura mu nzira y'itumanaho uri umupagani. yego, ushobora guhanura ukijijwe biremewe. ba Yeremiya barahanuraga, ba Yesaya bagahanura. ushobora guhanura waraguye nka Hananiya, yego, yari umuhanuzi wahoze i Gibeyoni ariko aragwa. ariko yahanuye ibinyoma, yahanuye ibinyoma kuko yari yaguye. we yahanuye ibinyoma ariko yari umuhanuzi. yego, mbere ariko ushobora no kugwa ugahanura iby'ukuri bigasohora, yego, bigasohora. kubera ukamera nka babandi Yesu yabwiye ngo sinigeze kubamenya bo batabizi. yego, barahanuraga bigasohora bati turemewe, yego, bagakora ibitangaza bikemerwa, ubutumwa bwiza batanze bugasohora. Yesu naza rero agarutse mu bwami bwe, ubwo bazamwirukikaho bamusanganira bati nitwe twari abambere ubwo twarahanuraga abandi bagaceceka. noneho bati mwami mwami, twahanuye mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. aho nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, burya mumva imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. abo bigeze kuba abakristo ariko ntibemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yesu, imbere ya Yesu basanze batazwi. yego, izo mpamvu bitajyana n'agakiza, kuko agakiza ni urugendo. ariko iyo umuntu akijijwe ari mu nzira y'agakiza, akora ayoborwa n'umwuka wera. yego, iyo ayobowe n'umwuka w'Imana niwe witwa umwana w'Imana. nibwo byanditswe mu Baroma 8 umurongo wa 14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. ni abaca bugufi bakumvira, si uko abatijwe mu mwuka wera gusa, kuko hari ababatijwe mu mwuka wera n'abanyagasuzuguro. nizo mpamvu bavuga ngo abanyamubiri. abanyamubiri ni abantu bazi Imana ariko bakayisuzugura, ariko bayizi. mu Itangiriro 6 ara ku murongo waho wa 3 avuga ngo umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'aba bantu iteka ryose kuko ari abanyamubiri. abanyamubiri bo bazi Imana ariko ntibashaka kuyubaha. bitandukanye n'abakamere bataramenya Imana, biratandukanye. Imana rero mu nzira y'itumanaho yakoresha n'abakamere. Imana yakoresha n'abo baguye b'abanyamubiri, ariko igakoresha n'abanyamwuka bagasohoza ubutumwa bwayo. icy'ingenzi ni ukugira ngo igeze intego ku bwoko bwayo. yego, pastor akoze Imana igumugisha. ese umugore yemerewe guhanura mu rusengero kandi atemerewe kuvuga mu rusengero? hariya abantu bahafite ubuyobe bukomeye. yego, buriya muri Bibiliya y'Ikigiriki si uko bivuga. Bibiliya y'Ikigiriki ntabwo ibuza abagore kuvuga mu rusengero, ahubwo ibuza abagore gusakuza. hariya mu Abakorinto ba mbere 14 ku murongo wa 34 haravuga ngo abagore ntibaceceke. umurongo wa 35 haravuga ngo kuko bitemeye ko umugore avuga. muri Bibiliya rero y'Ikigiriki haravuga ngo kuko bitemewe ko umugore asakuza. ijambo laleo ryakoreshejwe mu rurimi rw'Ikigiriki risobanura gusakuza. ariko kuvuga ni regeyini. umugore yemeye kuvuga mu rusengero, umugore ntabwo yemeye gusakuza mu rusengero. muri Bibiliya y'Ikigiriki rero bakoresheje laleo bisobanura ngo gusakuza. icyo umugore atemerewe ni ugusakuza mu gihe cy'Abakorinto, kuko babazaga ibibazo, babaza abagabo babo mu rusengero, baravuga ngo mwisakuriza gahunda y'iteraniro, ahubwo mureke muzabaza abagabo banyu mu rugo. usomye rero mu Byakozwe n'Intumwa ibice 21 murongo waho wa 9 haravuga ngo umudiyakoni Filipo yari n'umuvugabutumwa. yagiraga abakobwa 4 b'abari bahanuraga. hano rero ni ikinyoma kuvuga ngo umugore ntiyavuga mu rusengero, kuko umugore atemerewe kuvuga mu rusengero, no guhanura ntiyahanura kuko ntawe uhanura atavuga. ni Ikigiriki cyabananiye. ni ukuvuga ngo umuntu utazi Ikigiriki ni uvuga ngo umugore ye kuvuga mu rusengero. ariko Bibiliya y'umwimerere y'Ikigiriki abagore bakwiriye kuvuga mu rusengero, icyo batemerewe ni gusakuza, kuko nta muntu uhanura atavuga. bari abakobwa 4 ba Filipo bari abari, bose barahanuraga kandi ibyo bahanuye bigasoza kandi bakemerwa. abo bakobwa 4 rero bahanuraga bavuga, kandi ni igitsina gore. ntabwo rero umugore abujijwe kuvuga mu rusengero, ahubwo abujijwe gusakuza mu rusengero. mu ijambo laleo risobanura gusakuza, ariko regeyini risobanura kuvuga. umugore ashobora gukora regeyini ariko ntakore laleo. umugore arabyemerewe
guhanura no kwigisha, abyemere no kwigisha. Kandi none usonye muri Petero ya mbere igice cya 2:9 haravuga ngo ariko mwebweho muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri ubwoko bwatoranijwe, muri abantu Imana yarotse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Rero iyo bavuge ngo abantu bose bakijwe bari mu itorero nk'amabuye yubatse inzimwe, bose ni abatambyi, bisobanura ngo n'abagore ni abatambyi. Imihango yose ikorwa mu rusengero, kuko umugore wabyo bwa kabiri ni umutambyi, yego, yayikora. Ariko akenshi itorero rifigendera ku mahame y'abayuda, rivuga ko umugore adakwiriye kuvuga ahera h'Imana, kuko byagenderaga ku bayuda ku mihango y'abagore. Iyo umugore yabaga ari mu mihango, mu muco w'abayuda ntiwamwitegerezaga mu maso, warahumanaga. Urebye mu mateka ya za Tarimudi, bamushiraga ahantu hakingirije kugira ngo abagabo batamureba mu Misiri. bamushira mu kato, ni mu kato. Ibyo kumugaburira batoboraga ahantu ho kubyururukiriza kiyaranja akabitoragura ku maguru ye, ariko batamureba mu maso. Niko bamugaburiraga mu minsi 7 yose. Noneho rero iwo muco w'abayuda baza kuwukongeza itorero ngo umugore ntakwiriye kuja hera h'Imana bakurikiza imihango y'abayuda, kuko ku bayuda ho kirazira no ku bisilamu kirazira mu muco wabo. N'uyu munsi ku bayuda kirazira kwitegereza mu maso umugore uri mu mihango y'abagore. Ubundi reka tubwiye n'abantu bakurikiye gusenga everyday, abayuda ubundi n'abarabo basilamu hari ibintu bahuriyeho. Hari ibintu bahuriyeho nk'iyo mihango yo kuziririza ku bagore ngo be kwicara hera. Yego. Ubundi sengesho ry'abayuda nukuvuga ngo Mana warakoze kuko navutse ngasanga ndi umuyuda ntari umunyamahanga. Mana warakoze kubona naravutse ngasanga ndi umudendezo ntari uwimbata. Mana warakoze kuko nsanze ndi umugabo ngasanga ntari umugore. Mana warakoze kuko ntakiri umwe. Ibigiciro bine byari bihejwe mu materaniro. Abana bari bahejwe mu materaniro, babazanira Yesu bagasakuza. Abigishwa akaba ari bo bamwamagana ngo wibashikira wibakoraho. Yesu akavuga ati abameze nk'aba ubwami bwo mu ijuru ubwabo, akabakira kuko yabaganyuranije n'umuco w'abayuda. Yarari kubaka itorero. Abagore barahejwe mu muco w'abayuda, abana barahejwe mu materaniro y'abayuda, n'abagore mu materaniro ntibayegera, abanyamahanga ntibageramo, noneho n'abimbata ntibegera. Barigira isengesho ryo kuvuga ngo iyo usanze utari umunyamahanga, ugasanga utari uwimbata, ugasanga utari umugore, ugasanga utari umwana, urahirwa. Ni isengesho ryabo si iry'itorero. Rya buri gitondo, bya buri gitondo. Ariko mu itorero umugore wabyawe ubwa kabiri ni umutambyi w'ubwami. Noneho rero twahamagariwe ni kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana yaduhamagaye ikadukura mu mwijima. Umugore yamamaza ishimwe n'umugabo akamamaza ishimwe. Nta uhejwe hagati y'umugore n'umugabo kwamamaza ishimwe ry'Imana. Kuko Paulo yavuze ngo nta mugiriki nta muroma. Mu Bagalatiya 3:28 aravuga ngo ntihakiri umugiriki cyangwa umuyuda, ntihakiri uwimbata cyangwa umudendezo, ntihakiri umugore cyangwa umugabo. Narizo mpamvu ishusho y'umugore ku isi ni ishusho tuzagira tugeze mu ijuru, kuko mu ijuru nta gitsina kizabayo. Nizo mpamvu kwemera umugore nk'umutambyi hano ku isi ni ishusho y'ubwami bw'Imana ahubwo. Yego. Urakoze Pastor, Imana iguhe umugisha. Ese Pasiteri, inzira z'ubuhanuzi ni zingahe? Inzira z'ubuhanuzi ni nyinshi. Ushobora guhanura unyuze mu muhamagaro wawe. Yego. Ushobora guhanura binyure mu mpano kuko uyifite. Yego. Ariko ushobora no guhanura mu nzira y'itumanaho. Yego. Byarenga ibyo umuntu ashobora guhanura binyuze mu ndirimbo. Umuntu akaririmba ukumva ni wowe avuga. Yego. Iyo Imana yagendereye rero iteraniro ry'Imana, ubuhanuzi bunyura mu ndirimbo, ushobora kunyura mu isengesho, ushobora kunyura mu ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana ni wo mutware w'ubuhanuzi bwose. Ni ukuvuga ngo umuntu akabwiriza ukumva ni wowe avuga. Ntabwo bamubwiye ibyawe, ariko yavuga ijambo ry'Imana ukumva arakudetaya akajambo ku kandi pwe ku yindi, kuko Imana yashatse kukugezaho ubutumwa bwayo nyure mu ijambo ryayo. Uvuga ubutumwa bwiza rero nawe abahanura, uririmba nawe abahanura, usenga nawe abahanura. Nizo mpamvu tuje twangiriza kenshi amateraniro iyo babudezinye umuntu bavuga ngo kanaka na senge.
itara ryose ngo pa ntabwo ari byo, kuko Imana ishobora kunyuriza muri wa muntu babwiye ngo asenge ubuhanuzi. Iyo rero bategetse umubyeyi ngo ahanure cyangwa umugabo ngo asenge cyangwa umugore ngo asenge mu rusengero, abandi mwanukire kumva ibyo avuze, hari igihe Imana itegura kubinyuriza mu buhanuzi bwanyu. Ariko iyo musakurije rimwe biba kavuyo, ya jambo ry'Imana riranyurira mu masengesho ya wa muntu rimwe ntiryumvikane. Mwari mukwiriye rero kureka umuntu agasenga, mukumva icyo ari kuvuga, mukumva icyo Imana ivugiye muri we. Umuntu yavuga ijambo ry'Imana mugatega amatwi mukumva icyo Imana ivugiye muri we. Umuntu yaririmba mugatega amatwi mukumva icyo Imana ivugiye muri we. Izo zose ni inzira Imana ishobora kunyurizamo ubutumwa bwiza bukagera ku bana bayo. Wanyugeza ubutumwa bw'Imana ku bantu uririmbye, wabagezaho ubutumwa usenze, wabagezaho ubwira ijambo ry'Imana, noneho bicangwa bikanyurira mu nzira y'umuhamagaro y'impano, y'inzira y'itumanaho, byose bikabageraho. Ni inzira nyinshi, urumva ni ngari. Uhanura, uvuga ijambo ry'Imana arahanura, uririmba arahanura, n'usenga arahanura, nta kibazo. Ariko Imana iyo yabishatse ijambo ryayo n'ubutumwa bunyuriramo. Urakoze Pastor Gumugisha. Ese Pasiteri, ese twamenya gute umuhanuzi w'ibinyoma dute? Umuhanuzi w'ibinyoma aramenyekana iyo ibyo yahanuye bivuguruza ibyanditswe byera. Icyambere icyo gihe iyo ahanuye ibyo yahanuye bikavuguruza ibyanditswe byera. Kuko hano muri Petero ya kabiri, ijambo Petero ya kabiri igice cya mbere, umurongo waho nuwa igice cya mbere, umurongo Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Nuvuga ngo iyo ubuhanuzi buje buvuguruza ibyanditswe byera ntabwo babuvuye ku Mana, ku Imana ubwayo niyo yahumetse ibyanditswe byera byayo, ntabwo yivuguruza ubwayo. Icya kabiri noneho rero, ubuhanuzi bw'ibinyoma iyo umuntu ahanuye amahoro ubundi, kuko bakunze kuyashushanya mw'abantu. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 28:9 haravuga ngo mu bubiki, kuko ari amahoro mu bubiki, mwikwemera kandi mwihakana, mwirwanya uwo muntu kandi mwemera, ahubwo mu bubika ahantu nibusohora muzamenye ko yari yatumwe n'Uwiteka koko. Nibwo ijambo ry'Imana rivuga ngo abahanuzi batubanjirije ryavuzwe na Yeremiya bahanuye iby'ibyago, iby'amakuba, iby'intambara biraba mu bihugu byinshi no mu bwami bukomeye. Ariko umuhanuzi bihandagaza agahanura amahoro, ijambo yahanuye nirisohora, nibwo azamenyekana ko yari umuhanuzi koko. Ntimumwemera, murabusubika ariko ntimumurwanya. Kuko abantu benshi bitewe nuko amahoro bayishimira bakunze kuyanyuriramo babesha abantu. Izo mpamvu Yeremiya yatanze yangarisho. Attention. Umuhanuzi uhanura amahoro mu bubiki. Uraja mu mahanga ni byiza mu bubiki. Urabyara warayingumba ni byiza mu bubiki. Mubyara mumenye ko yari umuhanuzi koko. Urabona amafaranga ni byiza mu bubiki. Urabona inzu ni byiza mu bubiki. Noneho nibusohora muzabone kumwemera ko yatumwe n'Uwiteka koko. Ikindi kiranga umuhanuzi w'ibinyoma noneho rero, ahanura iby'isi gusa ntahanura iby'ijuru. Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye amafaranga, Imana iguhaye urubyaro, Imana iguhaye urushako, Imana iguhaye akaba aribwo bihinduka ubuzima bw'iteka. Ariko umuhanuzi w'ukuri ahanura iby'isi ntabwo ari icyaha, agahanura n'iby'ijuru. Akavuga ati nka Yohana ibice 21 by'ibyahishuwe, mbona ijuru risha n'isi nshya, byari ritarabaho. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugeni we. Noneho rero yerekwaga n'iby'ijuru akerekwa n'iby'isi, akerekwa n'iby'ijuru akerekwa n'iby'isi. Pawulo akavuga ati nzi umuntu mu Bakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 wazamuwe
agera mu ijuru rya gatatu. Niba yarari mu mwuka simbizi, niba yarari mu mubiri simbizi, ariko ico nzi Bizimana uwo muntu yaragiye amanutse amanukana ibikomeye, hahise imyaka 14. Agarutse ageze aho agiye kuvuga ubutumwa aravuga ngo mbonye ubwiza bw'ijuru budahwanye n'ubw'isi, ndavuga ngo ibyarindamu yanje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse nibyo naronkaga nabitekereje ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero kubwo kuronka Kristo, ngo kubwowo nabonye ibyanje byose kereza ko ari amase kubwo kuronka Kristo, kuko yaravuye mu ijuru akabona ubwiza bwaho, akagaruka ku isi akagereranya ijuru n'isi, asanga ijuru riruta isi. Aravuga ngo kugira ngo nkore icaha nzahombe hariya, ngiye kwifata neza nkorera Imana nsohoza umuhamagaro wanje kugira ngo nzahature. Nizo mpamvu yavuze ngo ndarabonye iby'isi byose, ndetse mbitekereza ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo Yesu. Amen. Na nizo mpamvu uwerekwa by'ukuri yerekwa iby'isi nibyo ibizakubaho, ariko narebe nuko tuzamera tugeze mu bwami bw'Imana. Kuko na Stefano bamutera amabuye hariya mu byakozwe n'intumwa 7 yaravuze ngo ijuru rirakinguka. Mbona ubwiza bw'Imana, mbona umwana w'intama iburyo bwa se. Icyo gihe umwuka wera yari muri Stefano, Imana iraceceka, umwana w'intama araceceka, umwuka wera uri muri Stefano uraceceka kugira ngo ubushake bw'Imana bube. Ariko agiye kuvoma umwuka aravuga ngo Mana ntubabareho iki cyaha kuko bakoze icyo batazi. Ijambo ry'Imana aravuga ngo na Sawuli yishimira ko bamwica ko yari atarakizwa. Ahangaha turabona ko Stefano yeretswe n'ijuru akerekwa n'isi. Turabona ko Yohana yerekwa ijuru akerekwa n'isi. Turabona ko yerekwaga kuko hariya kwerekana ubuhanuzi bw'ukuri bugaragaza impitagihe. Ni icyaka ne turavuga. Kureba ko umuntu yavuze ibinyoma. Umuhanuzi w'ibinyoma, ubuhanuzi bw'akenshi usanga butagira impitagihe n'indagihe n'izagihe. Usanga ari indagihe gusa, ariko indagihe igahuza benshi. Icyatumye Imana itegeka ko haba impitagihe n'indagihe n'izagihe ni ukugira ngo abantu batandukanye kumenya ibyabo. Mu iteraniro harimo abarozi, mu iteraniro harimo abasambanyi, mu iteraniro harimo abajura, mu iteraniro harimo ababeshi. Iyo uhagurutse rero ugahanuruka avuga ngo muri iri teraniro hari umusambanyi, icyo gihe utuma bose bitwa abasambanyi kutamukozeho, kandi ukaba utamuvuza impitagihe n'inzagihe. Ubwo rero iyo ibyiza wavuga nka Natani muri Samweli ya 2 igice cya 12 umurongo wa 7-13 wavuga nka Natani. Hakabamo impitagihe, hakabamo indagihe, hakabamo n'inzagihe. Yaravuze ngo uku ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati nakwimikishije amavuta kugira ngo umwami w'umuryango wa Isirayeli, ndakurwanira ngo ukize amaboko ya Sawuli, ngo abagore be baragusegura. Iyo yari impitagihe kuri Dawidi. Natani aravuga ngo adashidikanye ko ari uwundi. None uyu munsi wicaye ku ntebe y'icubahiro uyikoreyeho icyaha, wishe Uriya utunze Batisheba. Iyo ni indagihe. Inkota igiye guhagurukira urugo rwawe, wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko abagore bawe bagiye kurarizwa ku gasi munsi y'izuba ritangaza, ku izuba ritangaza. Ni ukuvuga ngo abagore ba Dawidi bagiye gufatwa ku ngufu, abana bagiye gutemagurana bamarane. Iyo yari inzagihe. Noneho rero kuko hari impitagihe, indagihe n'inzagihe, yabaye Natani yaravuze ngo ukoze icyaha. Abari bakoze icyaha bari benshi. Iyo Natani avuga ngo nagukije amaboko ya Sawuli, Sawuli yahize benshi. Ariko kuba yaramukije amaboko ya Sawuli, yamarika mwicaza ku ntebe ye, ibyo bibiri byari bifashe Dawidi. Nta kwinyagambura kwari kukiriho. Natani rero yatumwe n'Uwiteka koko, kuko habonetsemo impitagihe, hakabonekamo indagihe n'inzagihe. Ariko iyo uvuze ngo mu iteraniro harimo umubeshi, ababeshi ni benshi. Iyo uvuze ngo mu iteraniro harimo umurozi, abarozi ni benshi. Ariko niba uteretswe impitagihe n'indagihe n'inzagihe, mukoreho, umujane iruhande, umumenyeshe ibyo wamubonyeho. Ariko nuvugira mu materaniro ngo iteraniro ririmo umusambanyi, barimo nyine, ariko kubera utamukoze utumye abantu bose bagiye gutabiswa abasambanyi.
none se niba uvuze ngo korale harimo ubusambanyi ntumukoreho ngo umugire inama bose umwe areba mugenzi wundi akareba mugenzi wundi akareba mugenzi we barabwirwa n'iki ku buhanuzi bwawe bwari ukuri ko bose ahubwo bacuye ari abasambanyi barakizwa n'iki bararokoka bate umwe arakeka mugenzi wundi arakeka mugenzi we ibyo byishwe n'iki n'uwahanuye kenshi ashobora kubivuga rero byahimbwe n'umutima we nk'uko Yeremiya yabivuze ibice bya 23 umurongo waho wa 16 ngo ntimukiringire amagambo abahanuzi bababwira ya magambo ngo beretswe bateretswe kandi bihimbwe n'imitima yabo. Ahangaha rero icyo gihe ubuhanuzi burasenya iyo ari ubuhanuzi bw'umwuga nubwo bwamenya iby'abantu ariko ntabwo bushobora kumenya impitagihe n'indagihe n'inzagihe. Icyo gihe burasenya buteranya abantu. Narizo mpamvu umuhanuzi w'ukuri ntabwo akwerekwa ikintu ngo abitangaze. Muraganira akakuyobora ukemera akagusengera bigashirira. Ariko umuhanuzi w'ibinyoma iyo ahanuye akurikije amarangamutima bihimbwe n'umutima we bikaba byo ashaka ko byamamara mu itoro ngo amenyekane ko ari umuhanuzi koko kubera atari we ashaka kubigura. Narizo mpamvu Hananiya yaravuze ngo Uwiteka nyiringabo baravuze ngo ukumvunagwa imbago z'ibyuma z'ibiti zivuye mu zoshi ya Yeremiya niko Uwiteka nyiringabo avunaguye imbago avunaguye uburetwa bwa Nebukadinezari. Ariko Imana ntabwo yarivuze ngo Uwiteka avunaguye uburetwa bwa Nebukadinezari ahubwo Hananiya yarabihimbye afata imbago zari mu ijosi rya Yeremiya z'ibiti azishira ku kuba imbere y'iteraniro abantu baravuga ngo amina amina nawe aravuga ngo ni Uwiteka nyiringabo avuze ngo ukumvunaguye izi mbago z'ibiti zivuye mu ijosi ry'umuhanuzi w'ukuri ni Uwiteka nyiringabo avunaguye uburetwa bwa Nebukadinezari. Imyaka 2 nishira baragaruka abantu ngo amina amina ariko Uwiteka nyiringabo yanga ko iteraniro ritahana ibinyoma. Batarahaguruka manukira mu kanwa ka Yeremiya aravuga ngo nuko rero Hananiya ntabwo Uwiteka yagutumye nanje arabinyeretse kandi wavunaguye imbago z'ibiti zari mu ijosi ryanje ko ndi umuhanuzi w'Imana ugiye gucuriza ibiti mu cimbo cyazo. Bigaragara ko nibyo mwatekerezaga ngo Nebukadinezari arabarekura nta kibarekuye. Agiye kubicaraho abakandamize abatsindagire ababohesha ibyuma kugeza igihe imyaka 70 navuze Uwiteka nyiringabo yanyeretse izagerera. Nizo mpamvu ibya Hananiya byabaye inyoma ibya Yeremiya bikabukuru. Yeremiya anamuhanuriye amuhanura ibyo bintu yabwo ati kuko uvuze mu izina ry'Uwiteka itagutumye yaravuze ngo ubwo ateje ubwoko bw'Imana kwiringira ibinyoma ntabwo Uwiteka nyiringabo akwishimiye ngo ugume kuba mu iteraniro ryayo urapfa. Uyu mwaka urapfa Imana riravuga ngo mu kwezi kwa 7 Hananiya arapfa ubwo bimenyekana ko atari yatumwe n'Uwiteka koko. Amezi 2 yarapfuye. Urakoze pasiteri reka tugushimire tugubenge Imana igumugisha namwe. Reka wasoza sinzi ko ari ikindi wakongeraho. Ni pasiteri MPAZIBIREGO Pierre bagejeje ikiganiro kuri channel ya Gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp 078 666 9 666 078 666 9 kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze Imana iduhana umugisha. Urakoze pasika tugushimire tugwe Imana igumugisha dushimire umuntu yabanye natwe muri katubwira ngo Imana igumugisha reka dushimire mu kameramani wacu reka dushimire n'umuntu ugiye gufata kino kiganiro akagisharinga cyangwa akagipartage cyangwa akagihereza inshuti yiwe tukubwira ngo nawe Imana igumugisha uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza ikiganiro nawe utaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga.